wararyamye aho kumijwe iramuhamagara akarishaka agashaka aho ryavuye agashaka warizanye akabura ko ni mu nzozi. Uwo muntu namenye ngo binjiriwe n'umugome mu rugo rwabo nakabyuka cyo ukagera uri kundi twana twawe katese kose ko ntaraguza abandi haterekera harakana abandi umukristo harakana buri gihe kararaga bakamuryamisha neza ariko buri gihe bwajya gutyo ugasanga yacuramye. Ibi bintu abantu baraza kugira ibyo bakurura cyane cyane abantu bize muri internet biko bitewe no guhura n'abantu benshi nabyo biba byiza kuba muri societe y'abantu benshi. Hari ibyo ugenda umenya utaruzi. Hari ukuntu usanga umuntu yaraye ku gitanda ariko ugasanga ari hasi uzi ibintu. Buriya niyo mpamvu arakubwiregere abantu je nayibonye katerepurare utumye ndi bugihiteho nkayifotora nakubeshya ki aya ndayifotora ariko buri hari ntacukwishyira yishwe nuko yakandagiye inzoka y'abandi. Iyo ni true story ntago ari ibintu ntabwo ari iki baze n'umutara bikubwira byose kiheze bazanye iki ufite umuhanuzi muza duhanurire bakamuzana umurongo rero sasa bakuzana mu modoka nziza uje na telefone yari prive bose mbambona imodoka iri film yego cyangwa mu modoka udahanu udasengesha araraguza kandi ashobora kuraguza abahanuzi b'abanyamasenga ngo ino kwanza. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kaze mwese ko Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turagarutse n'ubundi ni Jerry ndetse na Ntambabazi nk'uko bisanzwe dukorana ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Muri iki cyumweru ni icyumweru twibanze ku nzozi cyane. Ndagusuhuje rero aho uherereye hose, Imana iguha umugisha cyane. N'ubundi nagarutse kureba umushumba wanjye mu rugo, ntagaramera neza ariko twizeye ko agomba kumera neza. Mushumba agomba kumera neza. Amen, amen. Ndabyizeye 100% kandi ubona nabyiringiye. Yego, ni byiza cyane. N'ubundi umurimo urakomeje. Kwa kabiri ni mu gitondo gusa, kwa kane no munsi wose, ariko ni kuri telefone. Hatazagera abantu bibeshya ko ari ugutega cyangwa ugahura n'umuntu gutya. Oya, ni kuri telefone. Niyo mpamvu uba ugomba kwandika message kugira ngo ibintu bigende neza. Harimo abantu baza bagahamagara kuko twumvise twavuze iminsi agapfa guhamagara, arabanza
akandika hanyuma agafata appointment. icyanashimisha no kumenya kwandika message yamfasha kuruta ko wahamagara. Yego message niyo sawa. kandi ngiye bira umbwiza ukuri unyandikiye message nakwihamagarira kuko Imana ntiyabara kuma amafaranga yo guhamagara abantu. Yego kuko ubu ningiye byiza ko ngo uhamagaye mbanzi ko nta wundi mfite. None ikindi cyakabe n'umuntu uhamagara yakubura cyakumva uri ku yindi phone akumya gahamagara bigatuma arimo aravangira no muri nko muganira ntagwaye n'uwo mwanya igihe uruzi umuntu agukubye rimwe jure kabara kwihamagarira rwose. Yego abantu bajye babyumva, abantu baba ari benshi kandi bose baba bagomba kubana serivisi. kandi buri muntu wese agume mu itorero rye. Ibi bintu rwose ubumwe bw'abera ntabwo ari itorero, si idini, ntirigenda no kuba ryo, rizaba naryo, ntiriteze no kuba ryo, nta gahunda, ahubwo buri muntu wese mu itorero arimo abuwerijwe muri ryo. Yego ibintu birasobanutse cyane mushumba. Muri ino minsi twibanze kuri iki cyumweru, ariko turagarutse n'ubundi tugisoza ngere ngo uyu munsi. Yego ndakwakiriye kugira ngo uduhe icyo waduteguriye tugitangira tutangiye icyumweru. Oya mu cy'inzozi twahereyeho turagisoza uyu munsi dutangira ikindi cy'ibindi bishyashya. Yego nibyo ngibyo navugaga. Ndakajya urakoze cyane rero Imana iguhe umugisha. ndagira ngo uyu munsi ni inzozi hari nigeze mvuga ngo ngiye kubatunguza nawe ntago zizi. nanjye niyo mpamvu nicaye. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje kuri Imana yacu kandi kudukunda urukundo rudasanzwe. uri umukiza, uri umurengezi, tuba hafi mabana nijoro dushoboza mu ntambara, mu ngorane, mu byago tunyuramo byose ukatuba hafi kandi ukaturengera, ukatubera imbaraga, amaboko, ibyiringiro, ndetse ukatubera ibikwiye mu gihe gikwiriye kuba dushobora gutabarwa no kurengerwa nawe. ndasabye kugira ngo ubane nanjye n'umugaragu wawe kandi abatwumva bose nk'abagubwe neza, akumwe bw'abera mwese mwama hafi umugisha nawe, kandi byose byari impinduka nziza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ubwo rero mfite amatsiko menshi cyane. uri munsi ndashaka ko tuganira ku bintu bijyanye n'ibintu byo mu nzu imbere mu nzu. ubwo tuvuga inzu wavuye hanze y'igipangu. Yego winjiye. ariko winjiye mu nzu. Aha yego. ndashaka gusobanurira abantu bakunze kurota kandi bazabura ko zabayeho. umuntu akarota yumva ijwi rimuhamagara mu nzu. Bibaho. wararyamye aho kumva ijwi rimuhamagara. akarishaka agashaka aho ryavuye, agashaka uwarizanye, akabona ko ni mu nzozi. uwo muntu namenye ngo binjiriwe n'umugome mu rugo rwabo. mu gihe cyose aguhamagara wamushaka ntumubone mu nzozi, mu nzu yose ukazenguruka inzu ukayibura, ugashaka umuntu uguhamagara ukamubura. ariko ijwi wagize gutya waryumvise riguhamagara. hari noneho n'ababyuka bakagenda muri iryo joro basinziriye. wamaze uturyo ati ntaho nagira n'indyamye kandi yagendaga. Yego sinigeze kukubwira umuntu muri internet abyukaga agafata ibase n'amazi akajya muri douche saa 9 agakaraba. wabimubwira akavuga ati jewe reka singewe. urumva hari ikindi cyatumaga akaraba. akagenda akabyuka agakaraba akongera akagaruka mu mburire. isaha zo kukaraba zajya ese urakaraba kabiri ati se je nigeze nkaraba twakubonye ukaraba. burya bagahingutse. burya bagahingutse. bagavuye mu murima. Ibi bintu ni hatari. ntabwo abantu bumva bino bintu. izi ni inzu zerekana ko hari indi mirimo ukoreshwa utabizi. burya ashobora kuba ari nk'umuyede, akaba arimo ahinga cyangwa aragiye inka akajya gukora nk'ufite umwanda. ibaze kugira ngo udahe amazi, ntugonge iti, uzaho usinziriye ukagenda neza aho ugomba kuburi. reka ntabwo abasinzira abareba. ariko ntabazi ko areba. niyo mwana bwa cya gihe abarebesha amaso ataraye. Yego. abarebesha amaso ataraye. hari ikindi kiba kimurebera. ariko urya muntu uzumva uyu muntu ngiye kuvuga ibintu byo mu nzu niko nakubwiye. nanjye ndabitegereje rwose. mpereye kuri uwo nguwo ukabyuka ukabura umuntu. harimo n'uwo muntu ukaraba. burya urya muntu aba yakoreshejwe ibintu by'agahato. abafite abadayimoni baramutanzeho ibitambi wabo ku buryo muntu ashobora no kubyuka yanavunaguritse burya. ariko numva narwaye umugongo afite amavunane. wese buriro ryame urabona kumbi yakoreshejwe, yahinze, yaragiye, umubiri wananiwe, yabaye umuyede, yateruye amabuye cyangwa yaramugendesha ijoro ryose. kuko burya mu nzozi nyinshi abantu barota kandi barota bagenda ariko atari bo, ahubwo ari imbaraga mbi zibaherekeje. iki kiganiro abantu bacyumve. Yego. umugabo akabyuka mu buriri akajya kwitaba umuntu kandi nta muntu uri muri salo, ariko yumvise ijwi.
aranabyutse arimuhamagara kandi numubwira ntari bukwemerere ntabwo yabikwemerera kuko ntabyo ariko ukamwanamugarura akaba n'uyu mugaruye na satani afite ntabwo ushobora gupfa kubibona akagenda akajya muri sara akabura umuntu kandi bikarangira abo bantu ni abantu bakoreshwa n'imbaraga mbi imiryango yabo barabatanzeho ibitambo bakiri batoya bagakorera muri iyo kondisiyo gutyo ntashobora no kubaha umurimo wo mu gitanda kandi afite abandi bararanye ni ukuvuga ngo we si we ntabwo ari we byo mu rugo nta bana hari kondisiyo akoreramo hari undi uri aho ngaho kandi ni ijwi ryamuhamagaye akabyuka ni mu nzozi kumbi we arakoreshwa nawe ubwo ari kuwamureba mu manywa wareba n'ukuntu agenda ahinduka batise n'umuntu ni wa wundi cyabaranubure kumbi we nuzi neza ko afite ibitambo bamutanzeho cyangwa afite ibindi bintu bamumurikiye kera wowe utazi bibaho rwose bibaho cyangwa ndabizi n'umugore nuko nakabyuka cyangwa ukagera uri kubona utwana twawe katese kose ko ntaraguza abandi haterekera hari akana abandi umukristo hari akana buri gihe kararaga bakamuryamisha neza ariko buri gihe bwajya gutyo ugasanga yacuramye ibi bintu abantu baraza kugira ibyo bakurura cyane cyane abantu bize muri interina ko bitewe no guhura n'abantu benshi nabyo biba byiza kuba muri sosiyete y'abantu benshi hari ibyo ugenda umenya utaruzi hari ukuntu usanga umuntu yaraye ku gitanda ariko ugasanga ari hasi ni iki cyamuteruye ntavunika ameze neza kandi yanagwa ntimunamwe wapi kibazo umuntu yavuye hejuru agwa hasi gute akana kacuramye gute umugabo wanjye ko twaryamye turinganiye umutwe ku mutwe none amaguru yakaba ndi hano ku kanwa byagenze bite tucuramye dute ibyo rero babibona ntibasobanukirwa ibanga ry'icyo kintu ariko kumbi kutabisobanukirwa ni ukutamenya neza ko hariho imbaraga mbi zabatatse abo bantu burya haba haraye umuntu ucuragura hafi aho ngaho ijwi rimuhamagara ni ry'umurozi uri hanze kubera ko ntiyigeze abohorwa ngo bamusengera kuri deliverance afite connection z'imbaraga nawe katazi azana kuranga ariko giye ngo ndabaza ikibazo kuko nkora ko ntanywera amafaranga ko ntayajyana mu ndaya ajyaye binjenge bipfire kumbi nawe ubwe ntabwo yisobanukiwe ubundi mu bintu abadayimoni bakora mu gucanganyikisha no kutisobanukirwa ntiwisobanukirwe ntumenye icyo ukora ntumenye uwo uriwe ntumenye n'impamvu uranamubaza ngo ariko ngo nanjye ngo sinzi ibyo ngo sinzi ibyo nararekeye ngo ruzaca imana cyangwa ruzarwijyanire yego uwo muntu abarotse izo nzozi ikiganiro muri mukuru kiremera kwe kukimenya kiraremereye ubwo se wazanye umukozi nawe akajya arahinga gutyo mu rugo abakozi baraza barabarozi wabo bafite imyuka iteye ubwoba niyo mpamvu burya ababyeyi bakwiye gusengera abana babo bagiye kurerwa n'abantu bavuye mu byaro yego ntabwo uzi ndasanga bamuciye uzi ibintu bamukoreye ahantu ashaka kuvuga nk'ijambo rimwe wa muntu uryama akarota mu gitondo nanjye ko tuzavuga mu kiganiro cy'ubushaka ngo hari n'ukuntu ngo baba cyane cyane aba bantu bafite abana barera mu miryango bavuye mu byaro cyangwa mu mafamiye atandukanye akaza i Kigali ko haba kugira ibyo abafasha kubasigaranira abana cyangwa kugira n'utundi tuntu abafasha hari ukuntu bagira gutya bakamushika bugacya agenda avuga ati iwacu barankumbuye bagukumbuye se gute ngo nabyumvise barankumbuye bamvugishije rega hano hanze hari ubukoryo hano hari ubutekinisiye ubushimisite buteye ubwoba aha dutuye hariho inzoka igenda mu ishyamba nta muntu wayicaga haraziraga nanjye kuva nahagera 2013 barabimbwiye narayibonye n'amaso yawe iyi nzoka ariko iyo ntabwo nayitinya nta muntu kinini kigenda gitinyira bari ngo bakata amasite babwira umugabo umwe utwara bino bya katefu harura imihanda avuga ati hano hari inzoka nuyikandagira uzabona akaga ariko ni ukuvuga ngo ajya agenda gake yigengesere yabyo mbese yikanda kimara kandagira ka telefone yaturitse irashya niba umubwire hakumanura yikwereke niba ushaka
Caterpillar nabonye naciyeho hari haruguru iriya yari yakandagiye ahiriye ari oh yes yarakandagiye inzoka y'abandi oya ubu bineze ni wayibonye ni true story nayibonye reka mu myaka afite simbagiye nayibonye njyewe navuze ni ahantu uko bari kwakata ibibanza byiza navuze iyi Caterpillar ko yapfiriye uze kumubaza amakuru sura mu motara ayo kubwira oya ninzamuka ndayifotora nyereka abantu n'ukuri Zebra ndayifotora nyereka abantu yazize gukandagira inzoka y'abandi bayicaga hano bari bayizi bati nuyibona uramenya nukora iryo kosa ukora iryo kosa wigengesera hari undi muntu yabwiye utuye hirya ahangaho umuntu umwe agiye gusenga Imana iramubwira ngo nta kintu uzigera akora kuri unzu yawe gukira ku muntu ukuri imbere napfa hariho ko inzu yarapfuye bara n'umukiriya wa nuyijyamo nta nuyibamo hari abantu bati sohokera mu nzu kandi ntayikiriho reka ngo muzi ibintu buriya niyo mpamvu arakubwire Jerry abantu je nayibonye Caterpillar utumye ndi bugihiteho nkayifotora nakubeshya ki aya ndayifotora ariko burya hari ntacwe yishwe nuko yakandagiye inzoka y'abandi iyo ni true story ntago ari ibintu ntabwo ari iki baze n'umutara bikubwira byose kiheze bazanye iki bagaturamenye bikorira ikosa kiraturika kirashakimera ko bashobora tumanga ngo ndagihonyora abanyara umuntu w'abandi ni nyiri iyo nzu se bavuga we ko nta mpanga zo metarwara uruzi ko nanjye vuga akantu bitumbaza turimo turacyari mu nzozi yego niho turi buriya sinzi igihe abantu bazabyumva nushaka ubutari umurokorere kubyumva abantu mujye musengera abantu b'abapangayi bajya mu nzu zitandukanye mujye mubasengera n'ukuri kandi nawe yisengera ntuzi ubusimbuye niba yararaguzaga ntuzi ibyo yaraterekeraga ntuzi cyangwa nyir'inzu ntuzi icyayi bakenywe hasi ukajya mu rugo rucumbikamo abana bakarwara umugore akarwara ibibazo bikavuka mwayisohokamo amahoro akaza cyangwa mwayijyamo ibyo mwari mutunze byose mugasohoka n'intebe muzigurishije mubitanzemo bugwate ariko warota umuntu aguhamagara warota inzoka kwinjirira mu nzu ntusobanukirwe warota wicaye muri saro ukabona umusuranyi baguhe ntubisobanukirwe urabwira ati nta buzima burahari y'abarozi wapi ntubyumve ukagira ngo nta inzozi kumbi Imana yabwiye ati wapfa dore nturi ahantu hazima aho uri saho kuguma bangahe dore barabizi babyandikemo cyane cyane amazu yo muri Afurika hano hanze ariko n'abazungu kimwe bose uwo muntu utuye hirya nabwiraga ngo bijyanje umuntu akaza nijoro mu nzozi kandi siwe no muzima waho musohokera mu nzu cyangwa mwana wawe arwari ziyenge nikodeshwa agahita kwaza abana ariko akanabashyingura akaharika umuntu washoboye n'umuntu umwe wese nahagura aravuga ati ariko bitati nzahagura ariko nkwereke aragenda aramanuka aferegana afite imbaraga z'Imana yego arahasengera koko muri make ubwo no kugurishwa ni kuri make ukabayize ntaho hakandagiraga bajya kugura abandi urapfuye ati ndakanze mpfe nkwereke hanze ashaka abanyamasengesho baza barasenga barakubita arabomora ibyo byose araza arafira hasi byose imbaraga zimira izindi mbaraga ati cyo ndi bukore ntunze sindi gusenye inzu cyo ndavanamo isima muri ibintu byose ubuzima mu gikona agira ukuntu akora ibintu bye mu mbaraga z'amasengesho haleluya undi yitwaza n'ibindi bikarega arindi bantu bakoresha batanazi avuga ati iki cyose ubuzima ni bukorera ngo izukuri ariko ikibazo baba barose babona hari umuntu winjiriye mu nzu ubahamagara ijwi abana baryama bacuramye gusiga ibyo kurya bipfa cyo basanga birapfunduye se kandi ntabyutse nijoro abantu ntago bajya babyita ntawapfunduye inkono wayipfunduye nta n'uwigeze abyuka ari gusanzira arangaye kandi urugendo rwacitse bambwira ko ari igiki cyangwa ukarara mu bintu bimeneka byo ukabibura ndikubabwira inzozi isa n'inzozi zerekana ko watatswe n'imbaraga mbi z'abadayimoni mu rwego rwo hejuru hahandi utabasha guhangana nazo ukeneye kubohoka no kubohorwa no kwinjira mu birere bikomeye ahandi arabirose Caterpillar njye nayibonye n'amaso yanjye kuyigarutse njyewe buriya yanze kumvamo ukuntu ikomeye cyarahiye hose ntacyo bagikoresha bazanye indi buriya yakandagiye inzoka y'abandi ati kuyigarutseho wowe urumva bidatangaje undi yambwiye ati ariko umuntu yafashe imbwa yikubita ibuye igahanga ntabwo horoshye
ngo byasanga umusaza aracumbagira ate cyagiye wamoye iki turese ko nateye imbwa tuzongere nzakwereka uzongera kandi yari ntabwo wamenya ibintu ahantu bihindura imbwa amapusa amajangwe buri uzaca abantu iyo tubivuga gutya bagira ngo n'urwenya bakagira ngo turi gusetsa ngewe katerepurare nayiboneye hano muri Gahanga ubwo rero nshatse kubwira iki tandukanye pusi yazanywe n'abarozi niyazanywe no kwishakira ibyo kurya ushobora no guca ku buryo ntibirya ariko ziriya z'abarozi ntizifata n'imbere ariko burya kareka hari ukuntu wirukana ipusi ukabona ifite agasuzuguro ukabona ifite ubwibone bene iyo ngiyo se niyurira n'igipangu umenya yaciye wakurikanya inzoka se ntigende haba no mu nzu ukayirukana ntigende ukabona ikibuga kiraje kirakurebye iyo ukurye ntigende kwitegereza we nta mahabari uko satani n'abadayimoni bishyira muri bya bikoko twavuze nta dayimoni izajya mu ntama ntabwo bishoboka ariho Yesu we ngo ndana w'Imana turava kuri za nzozi turimo turota uwo muntu wibuka igihe twaganiriye mu gihe cyashize ni nawe urota yakandagiye amazirantoki cyangwa yaguye muri tuwarete yego abandi ngo ni ibyaha byinshi niyo wituma nturangize cyangwa ujya cikarete mu kanwa ntivemo cyangwa koga nturangize ariko urabona neza ko imyanda ikuzengurutse ntumenya amakuru yabyo inzozi zo mu nzu ndimo nkubwira yego mukaryama mukabona inzoka yinjiye mu cyumba cy'abana mu nzozi menya ngo ugiye kurwaza abana kandi indwara kwa muganga ntayo baza kubona buriya iyo tugiye muri ibi rero tuvuga ibintu byose aho twagiye kuvuga ko mwango umva ngo rero ngo umwana yamutware mu banyarwanda hari abaganga babivuga ati hano ntabwo tugendera ibi ntabyo tubona umwana ararembye ariko barapima ibipimo byose kandi bo ntibaraguha umuti batabonye indwara baraguha utunini tugabanya uburate cyane umwana ese umwana ariko kwa nyirakuru teoya timujyane kwa nyirakuru bo babonye ko ibyo arwaye ntabyo ubwo rero utazi ubwenge yajya kwa nyirakuru akana akatagakira cyangwa umugabo yarahakanye umugore wakanyagaruka mu akana gatagakira kagasoro ndati jya naho ndi bujye ahubwo ndajya kusanga abanyamasengesho bagasenga erega muri iyi si ndabivuga ibyo nzigewe utaraguza arasenga ibintu ni bibiri nta muntu bahagati bimbeshe bajye bacana ku ruhande nudasenga arasengesha nutaraguza araraguza ambariza tukizambarize ibintu bwera ngo byo hari abantu batazi na muryango w'urusengero ruri ariko avuga ati afite umuhanuzi ati mbwira afite umuhanuzi umusengera urase bana ishimwe ko ntawe ari umupfumu w'umuntu amen ariko uri umunyamasengesho w'abantu ariko pana umuntu wangonge hari abandi bantu we ajya n'icyo agiye gukora ajya kubaza umuhanuzi noneho urumva n'ugiye gukora nawe ajya kubaza wa mupfumu bwira ati mbwira bimeze bite cyagaca ku ruhande atari ko mbariza ati mbariza mu muhanuzi wawe ati hari umuntu nshuti yanjye ibi n'ibi bakamusobanura akajya yabikora urumva udasenga arabaza utaraguza arapfumaguza akajya no kubwira ati rego mbariza umuntu njyanayo sinshaka ko bambonayo wowe unjyane hari abantu baguriye imodoka zo kujya kubasengera kubahanurira gusa ati ndashaka kohereza umwana hanze ndebera uko bimeze akamurebera ariko niba ari mu rujyo niba ari mu ruho niba ari mu isaka aramurebera ko turi mu isi y'imbaraga nta hagati hahari ntibazagushuka nimba utari mu z'ibumoso uri mu z'iburyo nta bindi nimba utari mu mazi uri ku nkombe muri babandi batanasenga n'ubundi ariko afite ukuntu ajya guhanuza akajya no mu cyumba ugasanga ko kimwe nta dini agira ariko afite icyumba afite n'umuhanuzi cyangwa bafite abantu b'abakire badashaka kugaragara bafite uyu muhanuzi muze duhanurire bakamuzana umurongo rero sasa bakuzana mu modoka nziza uje na telefone yari prive bose mbambona imodoka iri filme yego cyangwa mu modoka udasengesha araraguza kandi ashobora kuraguza abahanuzi b'abanyamasengesho ngwino kwanza yemere kureba icyaha cye icyumba kumurebera gusa ati ko ngiye gushyingira uriya mwana ni sawa urabona umugore agenda ukajya ugapfumura rero mbaze undi nawe akavuga ati yewe ntabwo barokora ndiyo bajyemo ariko hari umuvuzi nzi w'ahantu akoraho kohereza imodoka bakamuzana hari umuntu
nigeze kumbwira ati hari ahantu nagiye baransengera ibyanjye birakoreka, akambwira abashuti be bagiyeyo bigakoreka nawe ajyayo, ariko twari twabipanganye ko tuzajyayo. ni ahantu mu cyaro kure cyane, kujyayo ni 7,000. urumva ahantu nyine ufata 7,000 ni kure. mu kubipanga sinzi cyabyishe, sinaboneka kubera akazi kanjye, nzinduka nabonye akazi. waragenda, amaze kugenda aragaruka, mbwa se bimeze bite, agiyeyo bamubwiye njyewe wanyawe pe, baramumbwiye koko numva ni njye bambumbwiye. arambwira ati se bimeze bite, none cyabyishe numvaga nari nashegeye nzajyayo. yaravuze ati arasenga ariko ngo aguha n'umuti. umuti se ko ntarwaye? urumva mshumba, sindwaye njyewe, ndashaka gusenga nkabohoka nyine ibirere byanjye, imigambi yanjye Imana ikabiha umugisha cyangwa ikampa icyerekezo cy'ibyo ngomba gukora. ati umuti ese nshyiraho akantu. ese uwo mugabo ubona ko uwo ari wese wagiye ntabwo byakoretse? byarakorekaga, nibyo nkubwira, nanjye byatumye nshaka kujyayo, kuko n'uwagiyeyo nawe yarashaka, afite ikibazo cya viza, ari umukobwa, baramubwira ko numva byose nibyo, ariko agezemo ku kintu cy'umuti, uriya umuti kute ntarwaye njyewe. mbaho hari wagize amakenga ku giti cyawe, ariko hano ushobora gusenga avuga ati Imana iravuze ngo akire bino byatsi bibiri. Oya, ntabwo nzajyayo. uzandangire. Oya hoya, reka njye ntabwo bananyemera. njyewe ikintu uzambwira ukabanza kundisha ibintu cyangwa kunywesha. Oya, nsengera nkizwe n'isengesho, naho ibindi wongeraho oya. none se Yesu yatasengeye umuntu agatoba akonda akamusiga ku maso. aya uwo muti kandi icyondo cyanduza amaso. ni icyondo nyine. none se bavuga ngo genda ufate umunyu urye, ariko ntabwo yavuze umuti. we ukuvuga ngo ni kuguha umuti ngo ugende unywe. ikibazo bawita ngo iki kibazo? umuti wo kunywa kugira ngo isengesho rifate. oya, ni ibiherekeza isengesho. oya, aho ndabiretse. nibyo navugaga. urumva rero ko nudasenga azagomba kubaza. yego, arahazi kandi bikora. hariho nujya mu rusengero ngo ngiye kumva ko Imana imvuga, agahita yigendera ntumubaze ibyo. urumva rero ntawe uba hagati muri iyi si y'Anyafurika, utaraguza arasenga, udasengesha agira abamuhanurira. biba ari bibiri. kuko uyu munsi mu idini ritavuga Yesu tutabura abo dusengera. oya, barimo benshi kandi bahamya imbaraga za Yesu. n'abavuga ngo Yehova ni iki, nabo barabategura ibintu umuriro watse tubigire gute, ukamusengera. ubwo yaje akaburi wawisengesho niyumve. ariko kumva benshi muri bo hari n'abakunda kuza mu barokore baravuyeyo bakabapfunyikira bikanga. ese ntabwo uzabapfumu bategera indege bakagenda? yego, bategera indege bakagenda, bategera hanze bakagenda. barahari n'abanyamasengesho bagira gute? barahari. bagutegera kujya bagahuza iteraniro Dubai ukajya kurihanurira. kubera imbaraga z'Imana zikurimo. ariko n'inda nayo ikakujyanayo, byose birashoboka. birashoboka. byose birashoboka. ubutubuzi burahari nabwo. urumva aranagenda. urumva rero ibyo bintu ngo umuntu arose ibyo bintu, abana akinjira mu nzu ntibabibonye, barose bibwa imyenda ntibabyitegereje, noneho bagiye kubona n'ukuntu urinshara mu rugo rwawe ukumva ruraremereye, ukumva hari ikintu cy'ikintu kiremereye, cyangwa ukinjira mu nzu kumva harimo umuntu kandi ari ntawe, cyangwa kumva n'amajwi. no mu nzu hari igihe bibaho, menya ko wagabyeho ibitero. ikindi abantu batajya bamenya cyangwa ngo ipusi ngo zirara nijoro ngo ibihunyira, ntabwo yabisobanura urupfu burya, ariko burya njyanye ko babyitaga, ariko ibindi hamagara urupfu birahariho gacwa. urose izo nzoka n'ibyo mu nzu zinjiramo, ibyo byipfundura utabizi. hari n'igihe ushobora no gusiga n'ibintu ugasanga byamenetse, kandi hano biteretse kubaza ikintu cyamenetse ko ntabwo cyaciye. uzatinye n'umuntu urota imbeba mu nzu ye, nta mbeba zirimo. ari ikibazo. akwiye gusenga abo bantu urengera ngo iminota yacu yego tugomba kuyiha agaciro. yego, tugomba kuyiha agaciro. mushomba, reka ngushimire cyane, ariko tubwire abantu
ibi bintu babyandike mu mutwe bajye babiha agaciro ibi bintu birahari ngiye ikiganiro icyampa bakacyumva baracyumva uzatinye kwinjira mu rugo rumanitsemo ishaka ku muryango ihundo ry'ishaka rimwe rikavanwaho n'irindi urakoze kanigendere urakoze cyane mushumba amen